ikindi mutaje mushaka kuvuga The Ben akunda igitsina. Umukobwa wawe uriya Sugar Mami urumva Sugar Mami yasanze The Ben adakoresha puturi. My friend Gapfizi uyu nguyu Diamond mu cyo duhora tugira igitangaza kumva ko ashobora kuza mu gitaramo cya The Ben tukumva ni nka manu yagwiriye abantu. nje Diamond ni mwego ntabwo muze nkubwira ko ngo yaramuriye asanga ataryoshye kuryoha bivugwa ko ngo The Ben urukumva n'umukobwa w'ishanga agenda bivuga The Ben ngo akoresha impuze y'abanyamahanga y'abazungu cyane buriya The Ben abantu bamuzi ngo bamwita Papa Head ngo kumva izina mubi bamwita Head Daddy impamvu ari Head Daddy rero urimo kumva ngo aranyaruka urumva ngo yaramuriye asanga ataryoshye kuryoha bivugwa ko ngo The Ben urukumva n'umukobwa w'ishanga agenda bivuga The Ben ngo akoresha impuze y'abanyamahanga y'abazungu cyane buriya The Ben abantu bamuzi ngo bamwita Papa Head ngo kumva izina mubi bamwita Head Daddy impamvu ari Head Daddy rero urimo kumva ngo aranyaruka ariko nuko nawe yiyizi nari maze umwanya mvuga cyane reka mbwira abanyarwanda ko navugaga music ibyo nge sinigeze mbivugaho manura ibyo sin Your mic when we are talking about showbiz mu byaka tuganire kandi there's no news ndakumanura sande kandi na uri mu kiganiro wakiryoheje wituma rero kuza kwanjye bituma umanuka ntabwo ari byo you driving the way they were genda ngira kuvuga ntabwo none so yirutse ngo dufata ryari uri gutanga umwitangirizwa wahindutse ngeri ryari ngiye mvukana nawe ku buryo ryanjye cyangwa ibyo mvuze ugomba kubiryozwa so urukumva rero The Ben nuriya mukobwa wawe uriya Sugar Mami urumva Sugar Mami yasanze The Ben adakoresha puturi ngiwe burayenza ibi ngibi hari ikintu mutazi gukora sacrifice duba tuze kuzuza n'umuziki wa The Ben The Ben yaza kuba azi ikintu ashaka urimo kumva yumva ko akabaza impara avuga ati uyu muziki ngiye gushaka kuryo mwambutse inyanja urimo kumva my friend Gapfizi uyu nguyu Diamond mu cyo duhora tugira igitangaza kumva ko ashobora kuza mu gitaramo cya The Ben tukumva ni nka manu yagwiriye abantu. nje Diamond ni mwego ntabwo muze nkubwira ko no ndavuga according aya masaha nani Dumba The Ben ni inshuti yawe sibyo The Ben n'umuhanzi nyarwanda twemera ariko aya masaha nawe baguhitishijemo sibyo wafata Gapfizi Diamond buretse gato ntabwo mvuga nta kumufata mu bundi buryo sibyo aya masaha baramutse bavuze ati The Ben ngaba abahanzi babiri The Ben na Diamond sibyo Dumba bategurire concert urukumva bategurire igitaramo muri Canada baze ba performing The Money amafaranga avamo nayawe cyo bari gukora baraza ba performing ticket ni yabo ibintu byose wowe umusaruro mu gitaramo niwo wawe umusaruro kuvamo Diamond nawe nta kigenda tugende turetse gato tugiye gato kiragenda ntabwo uko biri kose atandukanye na The Ben ugaruke gato ya rero impamvu nari mvuze ibyo bintu ni ibi mvuga ko The Ben afite ukuntu ibintu byose ayifata minenegwe kuko abarundi babivuga byonyine The Ben agenda abona erega zari n'amahirwe nubwo mujya muvuga ngo Gaere yakaba yarafashe The Ben akagenda kasama Gaere akamucika ntarebe inyungu amufiteho urimo kumva The Ben agafunga umutwe erega The Ben buri yapfuye na ntuza agasuzuguro nani coach Gaere yashakaga kugira mfite amafaranga yanjye pfukama siri kubyumva The Ben mfite izina ndi cyamamare ziba tumukana n'amafaranga yawe ntabwo ari uko bigenda the same shit byabaye nubwo ko byari bibaye The Ben yahuye na Zari yari afite connection Zari yari gufata The Ben akamurera nk'uruhinja sino tukubyumvikana The Ben akemera karongora Zari nk'umuntu uri ku kiraka
uretse gato yari kukubwira ndavuga ku muntu washaka kugira ahantu agera. There is no success without sacrifice. Ibi ntibishoboka. The Ben aragenda ajya amaboko yari gufata puturi urukumva cyangwa kubyumvikana yari gufata puturi agafata zara kamuheka. Muravuga ko ngo Shadi bavuga ko ntuza gapfiza atarenze sibyo? Ntabwo gapfizi yarongoraga zari nk'umuntu uri ku kiraka. I mean nk'umuntu w'umugabo. Yamurongoraga nk'umuntu uri ku kiraka kuko yari afite ishaka kugeraho bro. Urukumva arabikora zari aragenda afungura amarembo Gapfizi kuko yari afite icyo ashaka. Ntabwo yashaka ko ntuza urukundo. Ibyo bivuyeho urajya kureba uyu mukobwa muri Kenya yakoraga ibishoboka byose agafungura. Impamvu atabonye umunyarwandakazi ni iyihe? Nta audience yari akeneye mu Rwanda. Yari ihagije yaravuga ati abangaba narabafashishije na audience ni nke. Ariko genda urebe South Africa. Yaravuze ati uyu muntu ava South Africa. South Africa afite izina. Ivan yaramukoreye hariya afite ukuntu azwi. Uganda uyu ni umugandekazi arabafite. Abivuye yaragenda afata audience ya Kenya. Sizi mukuba icyo kintu. Byose ni imibare. Uriya muntu yari mu bibare. Ntabwo Diamond arusha ntabwo muri presentable n'imiririmbire bagiye muri acapella. Ntabwo Diamond yafungura imigozi ya The Ben. Ariko The Ben nta vision yigeze agira. Uko ni ukuri. The Ben yakoze afite ibintu byose bisaba kugira ngo umuntu abe icyamamare international. Avuga ururimi yisanga mu bantu bari classe ashobora kwikompleta akisanga muri bo. The Ben ari presentable ku mubiri ni bogare. Ibyo nibyo umuhanzi akeneye. The Ben cya gatatu mu miririmbire ye ni umuhanga. The Ben buri kintu kimwe ni ubwenge bwo kubasha kumeteninga iryo zina no kuri umurongo washaka kurigeza. Nibyo byananiye The Ben. Ikindi mutaje mushaka kuvuga The Ben akunda igitsina. The Ben akunda igitsina. Ibi bintu biramugarura ugasanga The Ben ntabwo arajagaraye. The Ben akeneye kumenya impano afite n'ahantu ishobora kumugeza. Ariko ziko badasiga ibikibasi ndavuze ngo nagaze gukoresha foto. Ben afite umugore. Uravuze? Ben afite umugore igitsina yarakiretse. Kankubwira ikintu uribesha cyane. Tuva aho ngaho none reka tumere ko yakiretse. Okay katubyemere. Kankubwira ikintu kimwe none The Ben ikosa rimwe azakora rimwe agahita arangira completely. Nibibaruka agakora mistake agaterura Pamela akamujyana muri Amerika ko afite ubwenge bwa Amerika. The Ben tuzatumva ko twumva makanyaga bizabirangiye. The Ben ntabwo na mistake azakora no gufata Pamela akamuriza indege bakajya kuba muri Amerika bakabyara bakaba bafite umwana. Azaba ari bye ngona. Ibingi niba dumba niba bihakana uzi reality y'ubuzima bwo muri Amerika ntabwo erega Meddy nta mahitamo yari afite ureke kure ku muziki. Ariko umugore wa The Ben yajya kuri shift man za nijoro n'umusore. Muba muri Amerika murabizi endi ya The Ben umunsi azaterura Pamela bafite umwana bakajya kuba muri Amerika. The Ben yajya mu makampani The Ben akaririmba. Sizato ibyo ndi kukubwira ntabwo umuziki w'umu diaspora muri Amerika murahaba ntabwo watunga urugo. No umugore yakora The Ben akaririmba. Nuko azakora ariko sabo biti. Ibyo ndi kuvuga ngo nifadhe bikamubwira. Bikamubwira. Hari ikintu kiba urumva ahenshi kaba kibaye. Urumva hari nk'abantu bakunze kujya muri boîte urumva akaba abanje guhamagara akabanza kubaza ngo hameze gute. Bamubwira ko harimo harasha urumva agahita ntajyeyo cyangwa akajya ahandi hameze like mbese ntabwo ntabwo ari party starter. Like hari nk'abantu bajya muri boîte akaba aribo bambere bajya kuri dance floor bakavuga ati njyewe ndijyashira n'indirimbo reka ngende mbyine nta kundi. Ubundi akaza akamusangaho dijya ndetse n'indirimbo hagasha boîte igatangira gutwika you know. Hari abantu bazi ku dreaming big umuntu akavuga like no I can do it. Rero kenshi si abantu benshi
bari gukora icyo kintu bakavuga ngo I can do this, I can do it. Yego. So rero ikintu cy'abantu bareba bakavuga ngo umuntu yagiye hanze ntabwo bishoboka ngo na umuziki kariyeri irapfa. Tumaze kubibona Kitoko yaragiye kariyeri irapfa, Safi yaragiye kariyeri irapfa, abantu benshi baragiye, abitaga abandi umukobwa uri mu Bubiligi avuza gitari n'umuzungu kariyeri yarapfuye. Ariko nanone we know that Bad Ben bagiye hanze and kariyeri zabo ntabwo zapfuye. Urumva The Ben na Meddy mvuze like nk'abo The Ben na Meddy kariyeri zabo ntabwo zigeze Zarapfuye. Ntabwo zigeze zipfa. Ivuga ngo ntabwo zarapfuye nakubwira uburyo zapfuye. no gupfa zarapfuye Dumba ntabwo zapfuye. no zarapfuye cyane ahubwo. Wait, ntabwo nshaka ko tuba bias. Mwebwe muraza gusohoka kandi muzajye mundika mvuga ko ndabareka mukavuga. Okay. Ntabwo nshaka ko mba biased. Niba muvuze ko zanapfuye mwagakishijemo, I feel like the biggest hits za The Ben zose zikoze ataba mu Rwanda. The biggest hits za The Ben, the biggest hits za Meddy zose zikoze ataba mu Rwanda. Uretse Nduwi Kigali yindi hit ni iyihe? Usibye Nduwi Kigali iyindi hit ni iyihe? Yandi. Uwo ari we wese wavuga waje muri Amerika agakora hit. Oya nawe aho mu Rwanda. Oya reka nawe ibyo ngibyo ngo urukunyobya ntabwo bisubiraza. Am I going to sit down here ntangire kuvugana n'umuntu like ari very pessimist, like uri pessimist man, like ntabwo uvuga ibintu biri reality. Komeza Dumba. So Sunday gerageza ntabwo tuza kuva ku ndirimbo. So we're not gonna go about song. We're gonna discuss about music. Tuvuge ku rugendo rwa music apana kundi. No nuko yaravuze ngo bahitinze ngo bari hanze. Ngo birashoboka ari kuvuga ngo kuburi hanze ngo difada mufite argument ebyiri. Uramubwiye ngo ntiwahitinga uba muri Amerika ari kukubwira ngo wahitinga. Ari kuguha na example. Ni izihe? Okay, ngore katwumve. Okay. Lose control ni hit ntabwo ari hit. Ni hit. Habibi ni hit ntabwo ari hit. Ni hit. I'm in love ni hit ntabwo ari hit. Ni hit. Binkorera ni hit ntabwo ari hit. Ni hit. Yaririmbye na Rema ni hit ntabwo ari hit. Nasisiyo binkorera. Oya. Binkorera ni Sheba. Ni ya Sheba yo binkorera. Ni hit ya ni hit. Binkorera ni ya Sheba. Nuza iyo yaririmbye na This is Love na Rema ni hit ntabwo ari hit. Vazi ni hit ntabwo ari hit. Ni hit. Kami ni hit ntabwo ari hit. Kami wapi ntabwo ari hit. Kami ntabwo ari hit. No ni hit, ni hit. Na Kid Gaju. Yego. Kami ntabwo ari hit natwaye Song of the Year. No ni hit, ni hit. Ntabwo ari ndavuga ngiye ko ubwo naboneshije amaranga mutima yanjye ariyo mpamvu muri buze kugira ubwese ku ruhande nje ntabwo nabaye hit ko sinayikunze. Izindi ndirimbo anyway izo nguhaye. Okay, why ni hit ntabwo ari hit, why nayo ni hit. Iyo yakora hit nano biracyari hit. Ikibazo muri kwanga ko umuntu ababaza ikibazo ngo bavugiyemo. None se Dumba izo zose uri kuvuga ngo ni hit, muba mwakurikiranye ubuzima bw'abahanzi izo zose uvuze hit, abakora bo bazo abazifatanyije nabo nabo muri Afrika, sibyo? Noneho ukurikiranye ubuzima bwari babayemo icyo gihe, ntabwo mvugira ngo difada impamvu we sindayimenya impamvu uvuga ngo aje muri Amerika yahita azima, ariko izo zose hit uvuze yazikorewe. Reba iyo tuvuze indirimbo tureba producer ni umunyamerika. Imbone ndi kubera imbone ndi kubera mu bino bintu ntabwo ndi buze gusubiza Dumba ngo bikunde. Okay, ngaho bimusubize. Reka Dumba arangize none ngenda babwira uko numva ibintu nuna muko mu byumva Dumba arizi. Okay. Ngewe izo ndirimbo zose mvuze mbanzi ko The Ben bamuhamagaye kuri stage ajyaho akaziperforminga. Sinibaza ko hari n'izindi ndirimbo The Ben yamperformingira ubu ngubu na bya bindi yaririmbye kiba mu Rwanda simashaka kubyumva. Mbashaka izo ndirimbo ndimo ndavuga
njyewe ni iyo Ben agiye kuri stage kandi n'abakobwa benshi ndabizi ko batekereza they want listen to the songs urumva Kitoko ni umuntu yamuhanze ririmbye indirimbo nyinshi akiri mu Rwanda ndashaka ko na roho ye indirimbo nyinshi na roho twazivuga ndashaka ko mu ndirimbo zishobora kuba hiti ageje hanze nawe amaze nk'imyaka nk'itanu yigeze gukora ku buryo twamukompara na Debeli n'abandi bazina yose navuze na Safi yagiye hanze nawe mukompara na Debeli narangije kugera hanze umuntu ushaka gukompara na Debeli ni Meddy gusa wenyine urumva so rero there is no way umuntu ushaka kuvuga ko Debeli ntabwo yigeze akora hit hanze ariko ijambo rero nkubwire ukuntu ndimo ndavuga umuntu ashobora gutangira ikintu kuri njyewe ndumva ko ba Debeli deja batangiye icyo kintu cyo kuba umuntu ashobora kugenda hanze agakora ibintu bikumvikana indani mu gihugu ingingo nyamukuru yatumye Meddy ahagarika uyu muziki yaravuze ati niba naratutswe kamfata nk'imbwa kuriya bakandirimbisha ku busa ariko bakamfata nk'imbwa kuriya bakanyambura agaciro kuri imbere y'abanyarwanda murabeho n'umuziki wanyu Meddy ava mu muziki atyo ajya muri gospel ndabikubwiye uzabireba ibyo bintu ntabwo byabaye gose ndaza kuguha amafakte ntabwo ndabyo umuntu afitiye fakte ngiye kwivugira ngiye mfite ibyo mvuga kuri Debeli nshobora kuvuga kujya nkageza mu gitondo ergo rumukana nzugi wa Debeli cyo tubyemera nawe wabaye umwana mwiza waganiye gipfura ntago ndabwira murangira asi ongera unduke muri coding ongera unduke Eretse mu gihe barantwara uragira ngo ndaho ngaho mu bagiye barantwara ntizafata n'indege ngende hariya nzi ko bagiye kuntwara reka ndikodinye ngongera untuke mfite bimuha ngaho vuga ngo ugiye kumanura vuga ngo ugiye kumanura ongera gira nta gushimwa kabiri vuga ngo uramanura muhere reka nkubwire warayirota ntuzagira murangira ariko kugurukana nahe ndota bantwaye Leona yarangije mvuge usanga yaje ntabwo yarangiza nawe uretse gatondo nzinduka mu gitondo ewana Dr. Kabisa mereye nabi nibwo nabonye Dumba kidafite icyo kuvuga giba ngo urumva ya myiseke Dumba cyagize ubwoba ku maso biragaragara ngo bwana mumuranye ariko yagize ubwoba nikamurambeshe ni gute wavuze ko ibintu byo kurota ubundi niwe muntu ibintu byabaye ugahita ubihindura ukabishyira mu nzozi warose ibintu bigiye kukubaho bikubaho mu gitondo naro umva mane nabyutse mu gitondo inzozi zawe zimeze nk'ishanga rya wa mukobwa rya shanga ryo kwa Debeli ari ukuntu mbyuka nkafata telefoni yanjye gute urumva so like narabyutse ndimo like nari ndarota nyine ibintu bijyanye na ribu n'iki ndabyuka umuntu Dr. Murangwe umuntu ibintu arimo aravuga ntarakiraho volume arimo aravuga njyewe ngiye gushyiraho volume ndumva mubwire ati nagasiba ubundi ni njyewe uretse gato ni njye muntu wenyine urukumva batarijune ngo bavuga ati hagarika wowe ku ntambara yawe n'agasuku ntibabahamagaye bahamagara abandi bagukuzaho n'ibintu kuri platform no ku ntambara yanjye n'agasuku urimo kumva ntabwo nigeze nigeze mpamagarwa n'urwego uzarebe Kasuku ubu ngubu basigaye ajya kuvuga bavuga kuri Godfather kumbara kwe ngo umusaza nkabura iki yavuga ni Kasuku uyu nguyu abangaba intambara yabo ribu niyo yayistopeza ahubwo njyewe sinzi impamvu batampamagaye nanjye bakambwira nk'uko namwe bajye babahamagara babona byari byarenze rega wari umaze kurenga ntabwo warwanaga n'abantu ariko it was just wapuyaga amafuti so baravuze ati uyu nguyu yamaze kandi nawe ati wakoraga ibintu byiza ariko watangiye kujya mu murongo utari wose ko yakubwiye se tiye ntakurega kutukana avuga ko watangiye gukora amafuti kubera ko wapuya Jackie reka nkwereke njyewe abantu baravuga ngo njyewe ngo Jackie urumva ngo ndamusembura cyangwa Isimbi Noelina ngo ndamusembura ngo Duma ngusembura Isimbi Noelina ngo Duma ngusembura Isimbi Noelina aragenda agafata impapuro agasayininga contract yo gukina prono yarangiza akaza Dumba nkamusembura ukavuga ngo Duma guteranya Debeli na Boss Melody abantu bafashe nuza bakagenda bakarahira bakanarongora abagore
njyewe Dumba nkagenda bakavuga ngo Dumba ndabateranya. umuntu wateranije The Ben na Melody akanabihembera ni ntuza ni kaboko iyi ngibi ntazajya niba babishinja Gute ibimenyetso uteranya abantu bazi ubwenge? Noneho reka nkubwire Godfather, njyewe nigeze gufata umwanya nganira na Melody, nganira na The Ben. Babwira kubera nyine ubundi hari ukuntu ureba ukavuga ati njyewe wa mugani hari ukuntu aba bantu bashobora kuzajya banantinya bakavuga ati uyu Dumba aramvugisha kubera The Ben ndabizi yajyaga abikora ngo na Bruce Melody akamvugisha ugasanga amagambo yakuye kwa The Ben yatwaye kwa Bruce Melody, yakuye kwa Bruce Melody yatwaye kwa The Ben. So ndavuga ati aba bantu bagiye kuzajya banyikira, ndavuga ati ariko nkazajya ngewe ndwana no kubabwira ngo ariko se mwahuye mukaganira tukamenya ibintu bitwika mwebwe mukaba mubiziranyeho rubanda tukabaha agasi rubanda tubaha like tukabaha ibihuha kubera twebwe tuba tuzi ibyo turimo turakora kuri n'ubundi boro nguma nzishirayo n'iki urumva wa mugani wa bitre na ngofata ku mavuta yazize gushusha urugamba kubera gushusha urugamba n'ubundi niho turira twese urumva so like ari cyo giwe ndimo ndaganira reka dushushe urugamba mwebwe mu muzi birimo biraba baranyemerera Bruce Melody aranyemerera na The Ben aranyemerera and then tuza gufata n'umunsi w'itariki tuza guhuriraho bose baranga uyu munsi ntabwo baje bari bambwiye ati woraga kumanga nawe umunsi narabahamagaye Bruce naramuhamagaye iyo saha niyafashe The Ben naramuhamagaye iyo saha niyafashe kandi bari babizi ko ibyo nari nababwiye ariko ikiza ngiye nakuyemo andisi nta muntu uzagaruka inyuma akambwira ngo uba watwaye amagambo kuri uriya cyangwa uba watwaye amagambo kuri uriya. Oya barabizi ko utabateranya Dumba. Ngomba kakubwire bari abatipe njyewe none njye narabigerageje ukanagize icyo aho nshaka kugera njyewe iyo uzindutse mu gitondo nipostingiye boro zanjye ukaza ukambwira ngo Dumba ngo urabateranya kandi mbizi ko bakaritatsi bashaka gutera nabo deja byarabananiye bashaka no kwiyunga njyewe mba mfite iki kibazo. Ako se wobona Dumba wobona iriya competition barimo hari cyaha kirimo nta competition barimo mwebwe aho ngaho niho mu byicira nta kintu byari bitwaye biriya bintu nta kintu byari bitwaye ariko mwebwe ko mutadiginga ngo mumenye ibindi bibiri inyuma nandi makuru ahari n'abafana abo n'abafana ari abafana agenda iyo hirya reka gusobanurire wumve ibintu byabaye bibi buriya rekaze kubwire ngiye nagerageje kuvugisha Bruce Melody ariko ndavuga ibyo bari kuvuga ibyo yagerageje gukora ndavuga abasenzi umuntu yabahuza ati bagahurira ahantu bro ndigeranja nihisha muri campaign nari mfite amakuru ko ministre w'urubyiruko uyunguyu utuma twishima yabahamagaye ngo bahurire muri office baganire kuri icyo kintu ntabwo bajyayo urumva baranga biba ngombwa ko ahamagara umwe kuri umwe ko bose bari i Kigali Bruce Melody agenda ukwe The Ben agenda ukwe banga guhura ndavuga ariko nta challenge twakora ndavuga abatipe kabashire kuri flyer imwe urimo kumva ndabategura nabazanye mu kiganiro kuri space bombi babiri bahari ejo bundi baraza bajya kuri space bajya mu kiganiro bikorera n'ubwende mbaha amagambo bakurikiranye urimo kumva mbaha amagambo bakurikiranye baraganira ikiganiro kigenda neza nyuma ya Bruce Melody ahita akurikiraho The Ben kandi na The Ben mu biganiro byaganiye neza ku buryo banavuze ngo The Ben atanga ibitekerezo ahita atanga na example ku bintu Bruce Melody amaze kuvuga ikiganiro kigenda neza ariko bivuye ikintu cyantangaje nkabona aba bantu zingirwa abanyamakuru urimo kumva uzi ko bagiye gukina ikiganiro abantu bavanye bakabijyana kuri YouTube ku kiganiro cyabaye bagera handi ba The Ben bakabikata na ntuza mugere muri kwa ntuza biri baragenda niho bacururiza bro ugiye kugaruka ibi bintu nta kintu byari bitwaye ariko abangaba aba batibi baragiye kuri Bruce Melody byaramukoreraga uko niko kuri Bruce Melody ibintu byaramukoreraga nubwo abantu bashobora kwibuka cyane ntibabyemere Bruce Melody byaramukoreraga yanabigiragamo n'uruhari kuko yari afite advantage kuba ashobora gukompeta na The Ben akazamuka indirimbo ko yazishiragamo na video agashyiramo ishanga ego so aho ngaho The Ben we yabihomberagamo kuko The Ben nta nyungu yabonaga mu gukompeta na Bruce Melody ariko Melody yabonaga inyungu mu gukompeta The Ben
reka nkubwire Bruce Melody nubwo yabyungukiragamo mbwira umuntu wabyungukiyemo cyane kurusha ni The Ben. The Ben mubwire impamvu kubera abanyarwanda ari indyarya yego sinzi wowe niba abanyarwanda bakakubeshya bakakuvuga ko urimo urabashuriza urugamba nyine wa mugane ukagege bakavuga bakabona ibintu barimo baratega amatwi ariko hagati bagasubira inyuma bakavuga ariko urunguyi hano dukuramo umuzima n'uwuhe bakaba bavuga ko ubuzima at the back of their head at the back of their mind they know what the Ben is the real one ukabimenyera he iki nicyo ngoma nsubiramo nkabwiye ati The Ben ataraza mu Rwanda Bruce Melody yari afite engagement ya Instagram iri hejuru cyane and then The Ben aza mu Rwanda Bruce Melody guma mwataka yego hasha YouTube n'abantu bakora induru and then engagement igenda zigira gutya ya Bruce Melody imanuka ya The Ben izamuka ubu baposting ifoto bose icyarimwe nziza cyangwa posting ikintu bose urebe likes ziza kwa The Ben na likes zigenda kwa Bruce Melody niho umenyera engagement n'icyarimwe ugahita umenya ati ni utse uhita umenya ninde wungutse ninde wahombye nabajije Melody ndabwira Melody ariko niwibagirwe ko The Ben hari ukuntu abiboostinga uri umusazi Fasmi uri umusazi my friend ntabwo Instagram nta muntu yumva kundusha ariko se tugende tugukore screenshot tubikwereke iyo tubyihorere bijyayo njye niko njye nabibonaga tubyihorere ndavuga ntuza ndavuga dumba tugende tujye mu mafoto tujye mu bintu bya The Ben tugukorere ni ibintu byoroshye uze ko tugende urebe mu makomenti uretse gato ujye mu makomenti usange umuntu izina rimwe urimo kunyumva ndigaruka inshuro 300 aga promoter dore ngwini ubikora uretse gato ugiye gutuma ndumva wituma tugiye hirya bro wituma tugiye ntabwo ari byo let's not go there reka tubyihorere ibyo nyine tubireke nabajije Melody ndamubwira ibi bintu hagati y'inyungu biguha n'igihombo bishobora kugushyiramo cyangwa n'ingaruka ubona ikintu ari iki ibi bintu wabiretse urimo kumva inde kinyusi umubwira ngo abireke ndamubwira ibi bintu ushobora kubireka ko bishobora gusenya kurusha ukuntu byuba ko bimaze gufata indi ntera urimo kumva aravuga ati nta kintu na kimwe ngambirira kugira ngo uri muri bibi aba banyamakuru babikora ntabwo ntuma arabyigarama urimo kumva uri bakafata amavuta ambwira ngo I'm coming for you coming for who for me akajya gushaka abantu muri famille yanjye wagiye kunsenya bya bintu byo reka wibuke ko ibi aho umuntu ashobora kugukangisha platform ze akavuga ko agiye kugusenya birangiye nta n'umwaka urashira the last you umuntu yarakubwira ati I'm coming for you ngiye kugusenya ngiye kugusebya cyangwa hunga erega biciye nona akugana wowe se n'udusenya abandi n'ujye basebya ibyo ngibyo ndashaka kubwira The Ben wavuganaga nawe The Ben uvugana nawe bro The Ben ni wa muntu mushobora kuvugana akakubwira ku bintu byamwafectinze agaturika karira abari maririza uriya nawe ni icyo kintu bro agaturika karira The Ben akarira uri kumva urumva ni umuntu w'umugabo ashobora kukumanipira kuri urwo rwego ngira ngo numva ko umugabo ashobora kurira umugabo akakumanipira ndamubwira ko banzu yahanagura y'ingona twongere tuvugane akarira uramukipe yarariraga akabura amahoro bro noneho naje gutungurwa ndavuga nti abasenzi kumva ibintu byose umuntu ageraho yiriza akarira agaragaza ko abangamiwe urimo kumva nta muntu wagambaniye afata ku mavuta nta muntu wamugambaniye ikintu twakoze ejo bundi avuga kuri ntuza kuri Meditena akavuga ngo barashaka inda ya Pamela ngo you are a bad guy urimo kumva so akongera akabwira ngo akeneye ko Pamela yerekana inda hari kwari ukurengera yari yarengereye ntabwo ushobora kugenda ntabwo uzi niba uramwana umukobwa asamutse ikibazo cyo kutabyara ngo ngwino twereke inda yararengereye turabyamagana arafatwa bro muri ibi bintu dumba The Ben yashyizemo uburyarya kubera bya bintu nakubwiraga bro the guy yabikoresheje kubera inyungu zo kuri iki gitaramo ari gutegura
apima ikirere aragenda araneza neza nahamagawe narigiye kuvuga izina rye nahamagawe n'umuntu arambwira ati aba bantu fata ku mavuta ari gutakamba niba mubabarira bakavanamwe ibirego ntabwo arasezera itangazamakuru arava hano kuri polisi agenda ajya imbere ya kamera agasaba imbabazi akabapfukamira ibyo yabakoreye byose akabasaba imbabazi nahamagaye Muyoboke ndamubwira nti yego mubazi hamagara Muyoboke ndamubwira nti fata ku mavuta arasaba nibi aravuga ko aratakamba agasaba imbabazi hamagara no buja arasaba imbabazi muramubabarira avemo urukunyumva abasabe imbabazi atakambe asabe n'abanyarwanda imbabazi ku makosa yose yabakoreye turi kumwe hamagara Debeni ntiyanyitaba mutumaho Muyoboke aramubwira ko bavuganye bemeza ko fata ku mavuta agomba kwandikira hehe hariya yari ari Kacyiru akandika ibaruwa y'ibyo yabakoreye nuko asaba imbabazi barahita bamubabarira ndagera barabimbwira Muyoboke arabimbwira ndagera ndabivuga mbwira uwo muntu wari uvuye kwafata ku mavuta aragenda babiganira n'umunyamategeko we nabo bagira abanyamategeko batangaye fata ku mavuta afite umunyamategeko bita fata ku ikaramu fata ikaramu umunyamategeko afata ku mavuta umwe yafashe amavuta n'afata ikaramu aravuga ati ntabwo bishoboka hano turi muri polisi turi mu mugenzacyaha urumva Dumba ahangaha kubona Debeni nyuma hariya Debeni yari abizi uriya mutipe yamaze igihe kingana ikintuza Tom Close yafashe umwanya ajya kureba fata ku mavuta urane abantu bipfura tugira bro Tom Close arimo yagiye kurafata ku mavuta ajya kumugira inama aramubwira ati you can change yes Close yagiyeyo yaravuganye na Tom Close nyuma so nuko ntuzaragira banga kwandika baravuga ati niba adashobora kwandika abantu bo kwafata ku mavuta baramubwira ati no yanditse ari mu bugenzacyaha akandika ibyo yabakoreye araba yishingije icyaha mwabona ibyo mu murega noneho neza yaragiye kwishinja aravuga ati ntabwo byakunda araba yishinja ibyaha reka sohokemo nagera hanze arapfukama imbere ya kamera kandi anandike mbikojeje Muyoboke urumva baravuga ati ntabwo yakwandikira amahanga araba yishinja ibyaha ndabibwira Muyoboke aravuga ati ubwo nyine niba adashobora kwandika we can't do anything nta kintu turi buze gukora urimo kunyumva iminsi iragenda ubwo nyine birarangira mani bivuge oya uretse gato nta mpamvu uretse gato noneho kugeza naho wewe kanyamagamba ngo fata ku mavuta bari gutanga miliyoni 5 urimo kunyumva abantu bafata ku mavuta bari gutanga amafaranga kugira ngo babagushe mu mutego batanga amafaranga bandike batanga imbabazi n'abara gutanga imbabazi bahita babishyira hanze ko ibyo bintu ari ruswa bamufugishe kugira ngo babahe amafaranga urimo kumva iyo rumazi zaho cukwe baraceceka icyo gihe kiraba barabaprocinga uyu jihadi ahamagara Muyoboke ngo babonane kuko niyo baratumye kwa Muyoboke ngo agenda atakambe Muyoboke amwemerera ko bahura urimo kumva ibyo bintu bikimara kuba rumazi banze kuzitanga Muyoboke ahita baninga jihadi yanga guhura nawe urukumva ibyo biraba ngiye ku ruhande rwanjye ibyo navugaga nabwiye n'abantu bavuye kwafata ku mavuta ndabwira ntibitewe n'igihe yamaze atera abadebeni uko yabahungese ni uburenganzira bwo gutangira imbabazi batanazitanga nibo bafata nk'abantu babi kuko yabazonze igihe kirekire muze kwifata nk'abantu babi muri kamategeko akora akazi kayo urimo kumva finale habura amasaha abiri Debeni yandika iriya baruwa yandika iriya Instagram you see ndavuga uburetse gato Debeni yanditse iyi Instagram just mu clearinga izina rye umuntu wa mbere navuganye nawe ni mukuru wa Debeni uwa kabiri ni mushiki wa Debeni uwa gatatu ntabwo nshaka kuvuga ni benshi kugera no kuri Muyoboke n'abandi bose biriya bintu Debeni yabikoze byari nakubwiraga bya Debeni abikora nta muntu n'umwe agishije inama ku giti cye
nta muntu n'umwe mu bantu bari kubona muri icyo kibazo aragenda atanga imbabazi zidafite igisobanuro, imbabazi zidafite ahantu zanditse, kandi abikora azi ko nta kintu zigiye kumarira afata ku mavuta. Arabikora. Navuga uretse gato. The Ben. Ahangaha ubaye selfish, ubaye indyarya. Reka kubeshya abanyarwanda ngo bereke isura y'umutima mwiza, kandi yarite wanze kumuha imbabazi zamugirira akamaro, imbabazi urukuzima ngo zimumarire iki. Nasakuza nibwo yagiye afata ziriya ntuza, ahita yandika aravuga ngo ntabwo yigeze arega afata ku mavuta. Ntibyabaye ngo ntabwo yigeze amutangira ikirego. The Ben yanditse ikete zibabarira afata ku mavuta, niba bimubabarira baryoherezayo, kozi baranaripositinze, baryoherezayo, agani barangije kuryohereza, ahubwo atinda kubyafisha, and then ibintu yaje kubyafisha deja abantu barimo baravuga ati ngo byatinze. Urumva ni makwa ubu ngubu kozi ndibuka neza The Ben yarampamagaye kubimbwira wakabaye ubishyiraho ubu ngubu, wakabaye ubishyiraho atarajya, ariko we The Ben yari yarangije gushyirayo ibintu byo kuba ko yababaye fata. Ntabwo nkwemerera ko amakuru ndayafite. Big man ukangusobanurira, ndaguha amakuru yarakubeshye uko byagenze. Ikindi kintu ni iki, reka ngushireho umucyo kuri aka kantu kumbe Toto. Ntabwo yaregwaga na Debe, ntabwo urakoze cyane. Umva rero nkubwire ahantu, reka nze nkubwire ibyo ngibyo yarakubeshye, yabikoze nabi, ashaka kupenga sumate, akora ibintu by'ubugoryi. Umuntu bita bikimara kugenda kuri ira baro imara kugera hanze, urimo kunyumva? I mean ira Twitter kimara ira Instagram kimara kujya hanze, yafashe umuntu bita Pundati